Uburambe muri siporo itazibagirana mugezwaho n'umuryango mugari w'abakinnyi b'imikino y'amahirwe mu Rwanda ba umwe muri bo 40bet tsindira amamiliyoni aka kanya. Ariko reka twakire Haruna Niyonzima. Ladies and gentlemen, amashyi cyane twakire Haruna Niyonzima aka fundi wa soka. Haruna Niyonzima, bimeze biti? Amahoro kabisa. Umeze neza? Cyane. Ibi bintu wabibonye gute se? Wabonye njye nishimye n'ubwa mbere naje. Ariko ndi excited. Nishimye cyane. Wabonye abanyarwenya bakina football? Byagorana. Haruna, twagutumiye muri iyi session tumiramo abantu bafite ibintu bagezeho no kugira ngo tumenye urugendo rwabo. Watangiye football ryari? Ni histoire ndende. Ariko natangiye umupira ndi umwana muto niga ku ishuri. Actually hari ikintu abantu batanziho, njye ntabwo nakinaga umupira. Nari umacrobat. Nkora wakoraga sport? Bisanzwe. Ariko niga nko mu wa kabiri primaire. Abantu bambonyemo impano barambwira uti ibyo bintu birekeye wikinira umupira, kuko urabona bya bindi byo gukina muri quartier mu rugo. Abantu barambonye bambonamo impano, ariko nanjye narabikundaga, nkagira n'abatuma mbikunda kuko mfite ba grand frère banjye mu rugo twavutse turi 12, ariko bakuru banjye bari 4 b'abahungu bose bakina umupira. Bakuru bawe 4 bose bakinaga umupira. Harimo abo twamenye cyangwa niwe wavuyemo? Yes, harimo Sibomana Abdul yabaye kapiteni w'Amavubi, yabaye na kapiteni wa APR. Yakiniye muri NTSR, yakina muri Kiyovu. So na amateka. Iyo famille kiteye ubwoba. Imiryango ikiniye iyo famille yatwara igikombe. Haruna, wakiniye muri championnat zitandukanye. Wakiniye hano mu Rwanda. Mu Rwanda wanyuze mu makipe. Ikipe ya mbere wakinyemo ni ikipe ya mbere nakinyemo ni ikipe ya Stella Maris, byari muri deuxième division. Ni ikipe y'Igisenyi. Ikipe ya kabiri of course ni NTSR, ni ikipe y'iwacu. Nza muri Rayon Sport, ina no muri APR. Bivuze ngo amakipe yose wayakinyemo. Wakinnye muri NTSR, ujya muri Rayon Sport, ujya no muri APR. Garuka no muri AS Kigali. Wabona uzajya no muri Gasogi? Why not? Byose birashoboka. Byose birashoboka kabisa. Wakinnye muri championnat hano mu Rwanda, ukina no muri Tanzania. Izo championnat zo uko ari ebyiri, yuzi compare, ubona ari iyihiri hejuru? Urebye muri imyaka turimo, navuga ko championnat ya Tanzania iri hejuru, ariko nko mu myaka 10 ishize twari hejuru kubarusha. So ngiye niko mbikompara, ariko nk'iyo ufashe uyu munsi usanga abatanzania bari hejuru cyane, kubera ko mikundiro yawe y'umupira, uburyo bashiramo amafaranga, usanga bitandukanye n'ibyo wacu. Bivuze ngo mu myaka 10 ishize twari turi hejuru, ubu ngubu Tanzania yaduciyeho cyane rwose. Niki cyatumye dusigara gutyo? Ntago ari kosa, ndakeka ibintu byose byabaye business. Biragoye kubona, wenda ndabivuga tukwiganirira, uyu munsi kubona umukinnyi uhembwa nk'amafaranga 3,000 by'amadolari mu Rwanda ni kibazo. Ariko nko muri Tanzania ari umukinnyi uhembwa kugeza no ku 10,000 by'amadolari, kandi ni hano hafi. So urumva abo bakinnyi ntago batekereza kimwe, nta nubwo bakora ibintu bimwe. Haruna, wageze kure kubera impano yawe. Ese ubona kugira impano byonyine birahagije kugira ngo umuntu agere kure? Oya. Ibisaba iki? Kugira impano ni kimwe, ariko no kuyibyaza umusaruro ni ikindi. Ariko icyo navuga, ibintu byose ni intego, kugira intego. Buriya ushobora kuba ufite impano, ariko
udakunda gukora, udakunda kwiga cyangwa se kwihugura, ntibigire icyo bikumarira. Niyo mpamvu na hano muri aba bantu bose hari abafite impano y'umupira cyangwa se n'ibindi bintu byose, ariko utabikoreye cyangwa se ngo ugire iyo ntumbero ni zero. Mugira ubuzima bufite intego. Haruna, uri umuntu ukunzwe n'ubu ngubu muri Tanzania, ufite abafana benshi, wabyakiriye gute gusanga ukunzwe cyane ahantu hatari iwanyu? Ni iby'agaciro, ariko uranabizi uko abanyarwanda babivuze ukuri, nta muhanuzi wahanuye iwabo. So ntabwo bijya bintera ikibazo cyane, usibye ko bishimisha, kuko iyo bavuga Haruna ntabwo bavuga Haruna wenyine hariya, bavuga Haruna wo mu Rwanda. So urumva ko baba bavuze Haruna ariko bakavuga n'u Rwanda. Ku bwanjye ni iby'agaciro. Naho kuba bamwe bagukunda na ba Yesu baraje, ba Muhamadi, ariko ntabwo bakunzwe n'abantu bose. So ntabwo ari bidange, ntabwo ari ibintu byatari. Wavuze ko waciye muri APR na Rayon. Ayo makipe kuri wowe atandukaniye hehe? Zose ni ekipe nziza, ni na ekipe nubaha, ariko buri ekipe mfite uko nyubaha. Ko nka Rayon Sport nayikiniye umwaka umwe, APR nyikinira imyaka irenze 5. So urumva ko mfite uburyo nzubahamo bitandukanye, ariko ntabwo natinya kubivuga. Rayon Sport ni ekipe nkuru, APR nayo ni ekipe nkuru, ariko navuga ko bitandukaniye ku mikoro. Bitandukaniye ku mikoro? Yego. Nta kundi pe. Bitandukaniye ku mikoro cyane rwose. Amavubi uri kubona ari kwitwara gute? Tumeze neza nubwo hari abatabyemera, ariko tumeze neza. Ejo bundi twakiriye Nigeria hano, ibintu twakoze buri munyarwanda wese yarabibonye. Uyu munsi twatsinze, nubwo match ya mbere twayitsinzwe, ni ibintu biri normal muri football, ariko ku bwanjye mbona hari ahantu turimo tujya. Hari ababyeyi cyangwa se abandi bantu bagira imyumvire yuko impano itatunga umuntu. Ugendeye kuri experience yawe, impano yatunga umuntu, hakaba umuntu w'umunyamafaranga, reka mbivuge gutya. Iya cyane. Arega buriya nuko hari ibintu abantu batazi, no kwigana impano, kubera ko no mu ishuri haba uwa mbere hakaba n'uwa nyuma. So impano wenda mbivuge birambuye, twese twatangiye umupira badukubita ngo tujye ku ishuri tutazabimbwa, ibintu nk'ibyo. Ariko ndakeka uyu munsi tuvanyeho wenda utundi tuzi, abakinnyi nibo bantu ba mbere bahembwa amafaranga menshi ku isi. Dufashe urugero rwa ba Lionel Messi, ba Cristiano n'abandi bakinnyi benshi cyane. So ibyo ababyeyi biyumvisha cyangwa se biyumvira, ngiye ku bwanjye numva atari byo, kubera ko ibyo byari bya kera. Uyu munsi ushobora kuba ufite n'amashuri, warize, ufite amalisansi, ufite ibintu byose, ariko uri umukene. So ntabwo ari nka kera. So niyo mpamvu navuga ko impano ni nziza, ariko ugomba no kuyikorera. Amashyi cyane kuri Haruna. Haruna, impamvu y'iki kiganiro tuba dufite teme ivuga use what you have to get what you want. Ukoresha ibintu dufite kugira tugere ku byo dushaka. Ugendeye kuri experience yawe, nihe nama wagira umujene ufite impano runaka cyangwa se ufite inzozi runaka ariko akaba atarazigeraho, akaba atarisobanukirwa, nihe nama wamugira? Inama ya mbere ni ukumva no kumvira. Buriya ikintu cya mbere mu buzima ni discipline. Hari ibintu dukora wenda ku ruhande, buri wese agira ibintu akora, ariko umujene uyu munsi tureke n'iby'umupira, mu mpano zitandukanye. Cya mbere ngewe sinjya ncika intege. Nigeze kumva Yago abivuga gato, baramubaza se kubera ko udacika intege, asubiza ko ntazagira. Nawe ntazo. Nanjye ntazongera. So n'umujene wari we wese uri hano cyangwa se n'utari hano, namushishikariza kwanza kumva ko ku isi y'Imana nta kintu kitakugeza aho wumva ushaka kujya.
ariko ni ukubanza kwisobanukirwa ukagira discipline kandi ugasaba n'Imana kubera ko nikora byose. Amashyi menshi cyane kuri Haruna, ladies and gentlemen. Ntitugacika intege mu buzima Haruna. Iyi ni Jen's Comedy Show. Rero waciye mu equipe atandukanye, mu bakinnyi mwakinanye nuwuhe wagusetsaga? Ni bofu wanjye. Bofu wawe? Wowe ninde? Ni Bakame. Uramuzi Bakame? N'ubundi n'izina rye rirasekeje. Ariko mu by'ukuri ahantu twicaye actually bari abakinnyi babiri, Bakame na n'umukinnyi bita Ngirishiti Mwemere. Abona abantu bagusetsa nubwo waba uvuye gushingura mama wawe uwaseka. Nibo banyarwenya mwagiraga mu ikipe cyane rwose. None se mu buzima bwawe busanzwe ni kihe kintu cyakubayeho ugaseka? Nta muntu ugusekeje? Nta kintu gisekeje cyakubayeho? Biragoranye cyane. Biragoye cyane cyane. Twakira ibibazo nka bibiri dusoza. Fundi. Salama. Salama. Igihe kinini tutabonana ariko mfite ibibazo bitatu ngiye kukubaza. Wowe witubwira ko muziranye bro. Uretse gatoya mubaze. Abanyarwanda bose baziranye na Haruna, sinzi impamvu bavuga ko batakuze. Ngiye kubaza ibibazo bitatu. Ikibazo cya mbere, ukiri mutoya bwa mbere nkubona mu Mavubi ukina match yawe ya mbere, Amavubi yakinnye na Guinea Equatorial utsinda ibitego 2. Ndagira ngo umbwire nka kiriya gihe uriya mugoroba wari umeze ute bijyanye n'abakinnyi mwakinanaga bari bakurutaga utsinda ibitego 2 uwo mugoroba wakugendekeye gute? Ikibazo cyane cya kabiri ndagira ngo mbikubarize rimwe. Wakiniye mu gihugu cya Tanzania, uhagira abafana benshi biteye ubwoba ku buryo ku ma social media wabonaga amajezi yanditseho niyo. Wowe muri wowe wabyumva gute kuba uri mu gihugu cy'abaturanyi uhafite abafana benshi kurusha mu gihugu cyawe cy'amavuko? Ikibazo cyane cya gatatu, uwaguha ububasha bwo kugira icyo uhindura ku mupira w'amaguru mu Rwanda wahindura iki? Yes, Amza urakoze. Mutuze. Mu by'ukuri kwanza mbere yuko njya mu Mavubi niyo yari intumbero yanjye. Buriya umukinnyi wese ku isi yifuza gukina mu kipe y'igihugu. Ku bwanjye gukina match ya mbere mu Mavubi, gukina na bakuru banjye, kwanza numvaga bidashoboka, ntabwo nabihisha, ariko navuga ko yari destin. Uwo munsi narishimye cyane, nubwo naraye mu rugo, so byari ibintu nari nabaye nk'umusazi kwa. Ikindi umbajije ndakeka nagisobanuye hano, kuba naragiye muri Tanzania nkakora ibigwi nkakundwa, ku bwanjye ni iby'agaciro cyane, ariko ntabwo mbyishiraho cyane. Ni Uwiteka wanjye wamfashije, kuko biranagoye muri Tanzania wakina umupira nubwo abantu wenda batabizi. Buriya abanyarwanda twe dutandukanye n'abandi bantu bose. Umunyarwanda ashaka kugukunda ariko ntanabikubwire, cyangwa se wanamushimisha habikwereke, ariko uburyo hariya bameze, ushaka gukina match ukifuza gutaha bitewe n'ibyo wakoze, ama social medias, abantu mu muhanda n'ibiki, even no muri quartier. So ku bwanjye rero nabishimiye Imana cyane, ni gift yamaye muri football, ni iby'agaciro. Ikindi kibazo cya gatatu, ngize amahirwe, sinzi niba ari kwakibajije, habasha kugira icyo nahindura muri football yacu, nahindura imyumvire, ndumva ariko nagisubiza. Twakomeje. Kapiteni. Salama. Nshaka kubaza ibibazo nka bibiri. Yego. Ikibazo cya mbere nshaka kubaza nka kapiteni twitaho ibihe byose nk'abanyarwanda, kapiteni wawe ku giti cyawe w'ibihe byose wakuyoboye ninde? Icyo nicyo kibazo cya mbere. Kapiteni wanyoboye w'ibihe byose ni Olivier Karekezi. Ikibazo cya kabiri,
nk'umukinnyi wakinnye imikino myinshi igera mu 110 y'Amavubi, ntago wumvaga ko byari ngombwa ko wakina umukino wo gusezera abanyarwanda, apana kugenda uko wagiye abanyarwanda ukabasezera mu buryo bwiza tukamenya ko ugiye, apana kugenda uko wagiye tugashiduka tutakikubona baguhamagara, cyangwa se bazongera baguhamagare tugutegereze? Ya, ikibazo cyawe ni cyiza, naragisobanuye. Mu by'ukuri mfite ibintu ndimo ntegura, nanjye ntago kuba nagenda gutya abanyarwanda naba mbahaye agaciro, kubera ko guhabwa idarapo ry'igihugu imyaka irenze 18 gakina match nkuko wazivuze 100 na zingahe, ngiye nubwo abanyarwanda batabinkorera niye nzabikora ku bwabo, ariko ni soni. Ibyo bintu ndabitegura, ni ibintu bisaba ibintu byinshi, organiza match, gutumira inshuti nakinanye nazo, so ni ibintu wenda ntabona uburyo mbisobanura, ariko biriho. Imana niba kidutije ubuzima, ndakeka bitazarenga uyu mwaka tugiye gutangira. Ikibazo cya nyuma, hari abakinnyi b'aba legend tuzi nka Olivier Karekezi, ba Eric Nshimiyimana na ba Migi, bose bagiye bajya mu butoza. Nawe tuzakubona waje gutoza imwe mu kipe zo muri shampiyona y'u Rwanda. Murakoze. Yes, n'ubundi ndi umukinnyi ariko ndi n'umutoza. Nuko ntarabyiyumvamo kureka umupira. Hari abantu bumva ko imyaka ni imibare. Urumva? Impamvu mbivuze gutyo, abantu bakunda kwibaza ku icyo kibazo. Mu by'ukuri ntago imyaka ikora akazi, ahubwo umuntu niwe ukora akazi. So ngewe rero azi nka Haruna, n'ubundi nigira ubutoza, ndabwigira, mfite lisansi, ariko bishoboke ko ntanabikora. So numva nabikora kubera ko ariyo domaine nabayemo, aribwo buzima bwanjye nabayemo, ariko ibintu byose nyembe harira Imana. Imana nibona ko shobora kuba umutoza, zaba umutoza. Nibona ko bidashoboka, then nzakora ibindi. Murakoze cyane. Amashimwe cyane kuri Haruna. Haruna yarakoze cyane, yaduhaye ibyishimo. Mureke duhaguruke tumukomera amashyi dusoza. Muhaguruke tumuha amashyi. Muhaguruke. Thank you. Amashimwe cyane kuri Haruna. Bongera inyana ubwabo